cyane muzehe agifite ibintu ubwo byageze aho agenda agurisha amazu yarayubatse, imodoka aragura za moto, reka sinakubwira ariko bize mwarabakire byose yagiye ahera ruhande agenda agurisha. No kuvuga ngo nko mu bana batanu tukiri nka batanu bane twari turi abana bameze neza ku buryo natwe ibi twirirwa dukorera ba boss natwe barabidukoreraga. Kuko ndibuka ko mama yari afite imodoka, iyo ukorera umuntu ukuze ukageza akubwira ngo uranyezuka cyangwa akakubwira ngo usigaye ufite impumuro nk'iy'abakecuru, nakubwiye ko twavuye mama yadutoje isuku tukiri bato. Yego. Twe turi abantu bari smart. Ubwo urumva ugira n'ibikomere mu bintu by'urukundo byo byagushegeshe gute? Sinzi wenda ndakikubaza kuko umazemo imyaka hafi 40 ugakora, wakabyarimo, wakashakiyemo, wenda we wabyaranye n'abagabo 4 batandukanye. Ntabwo byo byakubereye ikintu kiremereye? Uvi inkuru yanjye Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom, yambu kuri buri munyarwanda, buri murundi, buri mukongo mani, buri mugande wese uteze amatwi ikiganiro inkuru yanjye. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda mwishimira ubuzima, bukomeze kugenda bubahira aho muri hose kandi n'ibyo mukora byose. Mba nicaye muri Igasabo Showroom nk'ibisanzwe, aho tuba dufite ibikoresho byiza cyane byo mu nzu, salon, salamanje, utuntu dutandukanye ndetse na interior design nayo turayikora rwose bikagenda neza. Niba uri umuntu wifuza rero inzu ikeye, wifuza ibikoresho byiza byo mu nzu, ebana byindi ujye ubona no kuri internet ukavuga ngo mu Rwanda ntabwo bihari, hano birahari, barabigukorera rwose. Hamagaze 788 770 Muri iki kiganiro ndi kumwe n'uyu mubyeyi muri kureba ahangaha, yitwa Mujawamariya Rebecca, akaba afite inkuru y'ubuzima yabayemo mu myaka 30 n'uyu munsi akaba rero akirimo. Afite imyaka 52. Yakoze akazi ko mu rugo, wumve gutyo, yakoze akazi ko mu rugo ari umwana muto. Uyu munsi imyaka myinshi y'ubuzima bwe n'akazi ko mu rugo, n'uyu munsi akigakora. Yitwa Rebecca, tumaye kaze mu kiganiro. Uraho neza muvandi? Murakoze. Yeah. Amazina yanjye ni Mujawamariya Rebecca. Nkaba naravukiye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda. Akagari naka Rwezamenyo. Yego. Mbese uri umunyamujyi? Ndi umunyamujyi. Yego. Ndi umunyamujyi ariko ntabwo nsa n'abanyamujyi. Uri umunyamujyi ariko asa nabo? Ubwo rero Imana ishimwe, nabyo bishimiye Imana cyane rwose. Ubwo rero ngewe nize amashuri yanjye 6 yisumbuye, niga mu karere ka Muhanga. Oya, narinjijwe nize amashuri ya primaire. Yego. Naringiye kubeshya mwari kumbaza icyongereza kikananira, abo nabyaye nibo bakizi. Yego. Nize amashuri abanza nize mu karere ka Muhanga kuko nabanye na nyogokuru wanjye igihe kinini. Yego. Niwe wandeze, noneho igihe kigeze mama aza kunsura, aravuga ngo mu mwana mushyire na papa musuhuze. Ubwo rero ndaza, ngeze mu rugo nari mfite mukuru wanjye wakoraga kano kazi ko mu rugo. Yego. Ararwara yitaba Imana. Ubwo yitabye Imana yari afite ubukwe, yagombaga ukwezi yitabiyemo Imana, akunda kugira ikibazo cy'umutima. Ukwezi yitabiyemo Imana ni ko kwezi yari afitemo n'ubukwe. Ubwo rero nabonaga utuntu mukuru wanjye akora, kuko papa wanjye yari umuntu tukiri abana batoya, hari igihe yigeze kubaho neza ariko biza kugabanuka tugera nko mu bana, kuko muzehe wanjye yari yatubye turi abana 12. Ubwo rero ko turi mu mujyi wa Kigali, nta uhinga, nta ari uguhaha gusa. Umusaza twitayeho aratugaburira, ntago navuga ngo hari twishwe n'inzara, ariko umusaza araduhahira agakunda no kwinywera inzoga. Ubwo rero iyo yabonaga yahahiye abana yajyaga no kwinywera. Ubwo rero tuba muri ubwo buzima, ubwo kuko ntago nahera hasi cyane. Muzehe agifite ibintu, ubwo byageze aho agenda agurisha amazu yarayubatse, imodoka aragura za moto, reka sinakubwira ariko bize mwarabakire byose yagiye ahera ruhande agenda agurisha. No kuvuga ngo nko mu bana batanu tukiri nka batanu 4 twari turi abana bameze neza ku buryo natwe ibi twirirwa dukorera ba boss natwe barabidukoreraga. Kuko ndibuka ko mama yari afite imodoka, papa yari afite imodoka irangurira mama, kaza mama gacuruza, ikazana ibintu mama gacuruza.
papa yari afite imodoka niko kazi iyo modoka yakoraga ubundi kazana mu gakinjira kamuzanira imbaho zo gukoresha ko ari umuntu w'umufundi nyine abantu bose bamuzi muzehe yarazi gukora ibintu byose uko mbese ubona ibintu byose bigira inzu biba bihari na parafo zigezwe zose muzehe wanjye yarazi kuzikora niwe wabikoraga yego ubwo icyo gihe abantu fundi bari batari benshi muzehe afite amafaranga ariko nyine kubera uko yagiye asaza ni nako abantu bagiye biyongera b'abafundi amafaranga ntiyagabanuka amazu yo yahereye iruhande agurisha nyine yarasindaga bakamara kumusindisha akavuga ko agomba kugurisha iya mbere ubwo igihe cyagera akazongera kwa kundi umuntu aguha wenda nk'ikiraka utamukoreye vuba kandi baramuha ivansi y'amafaranga menshi yabona nta kure bigenza agafata n'indi nzu ya kabiri akayigurisha gutyo ngewe ubwo yari afite igipangu hano mu Biryogo hafi yo kwa ba Nyiranuma kirimo amazu 3 ubwo abiri yarayakodeshaga indi niyo navukiyemo niho mwabaga ngewe niho navukiye abandi bose bavukiye hano hasi Nyakabanda ngewe navukiye mu Biryogo hafi yo kwa ba Nyiranuma n'abandi bari hejuru yanjye nka 2 ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo ko mu bwana bwacu tukiri abana ntabwo twabayeho nabi kuko nubwo dukennye ariko naho tugeze hose badusomamo ko turi abantu basa neza aho twinjiye hose bavuga ko turi abantu basa neza ugasanga batavuga ko ku buryo utashobora no kumwumvisha ko umaze iminsi utarya ngo abe yabyemera ashobora no kutabyemera kubera isuku yaratwukamye kubera kuvukira mu mujyi gukaraba gufura ibyo byatugiye mu maraso kuko mama wanjye yaranabidutoje ubwo rero none bivuze ngo papa wawe yari umukire mu byumvikana umuntu ufite amazu umuntu ufite imodoka umuntu ufite za moto umuntu ufite aho akorera iyo ngiyo kandi ahabwa ibiraka byinshi cyane yari umuntu umeze neza uti ibyo nkora akazi ko mu rugo natwe twaragakorerwaga byaje guhinduka ryari Rebeka byatangiye ubukene bwaje ryari mu muryango umusaza yatangiye ubukene bwatangiye kwinjira muzehe ageze nko mu bana 6 yego amazu yose ubwo ngira ngo twari dutangiranye ni ukuvuga ngo ndibuka ko baje kumbwira barumuna banjye mama yabyaye umwana hari muri 87 ndatekereza uwo murumuna wanjye waruvutse icyo gihe baza kumwe mama yabyaye ubu afite imyaka 38 yego ejo ni narabibaze neza asanga ari 38 icyo gihe nibwo nari ninjiye mu kazi ko mu rugo njye nari mfite imyaka 16 yego ubwo nyine mukuru wanjye yitabye Imana nta gice cy'umwaka namaze ntarakinjiramo nahise mbona ko ubuzima bwaburangiye ndavuga nti mukuru wanjye niwe watumenyeraga byose ubwo nyine ibyo muzi yaratunze byo bimaze kuyoyoka kuko yaragurishije cyane ngira ngo navuga ko ari nka shitani bari baramuteje none se navuga ko umuntu yaba avuga ko abyara akagurisha amazu n'imodoka na moto byose bikarangira navuga ko ari nka shitani bamuteje kandi twari tukiri bato twari tutarashaka kuburana cyangwa tujye mu nkiko turige ngo umuzeyi ibyo akora twe twabonaga agurisha tukirira nyine nk'abana nuko ubuzima bugakomeza ariko hari n'igihe igihombo cyiza nyine bikaba ngombwa ko umuntu agurisha nabyo bibaho none se nkubwira ngo akazi ko mu rugo nagatangiranye no gukodeshereza mama reba mfite imyaka 16 papa akiriho se icyo gihe papa yarakiriho ariko ibintu byarayoyotse umusaza yitabye Imana mu yego yitabye Imana mu 2013 yego ni vuba ndumva ariho umusaza yitabye Imana none ndi kwibaza mu by'ukuri wakiriye gute nk'umwana wakiriye gute urumva uri umwana avukiye mu bakire mubayeho mu buzima bwiza bushoboka mu mujyi wa Kigali uza kwisangana no muri bwa bukene bwa nyuma ibyo bintu byakuriye gute byahindutse gute mu mutima wawe nyine none se ntago warira uri umuntu mukuru kandi ufite nabo ushinzwe kureberera twinjize wenda mu mutima wawe utangiye kubona ubuzima butangiye guhinduka ubundi ukuntu byatangiye biza nk'umuntu yazaniraga nka muzehe nk'ikiraka wenda kiyombe nk'ijana cyangwa 200 kandi 200 ya kera yari amafaranga menshi cyane kuko ndibwa ko na papa yagurishaga inzu bamuhaga 200 kandi yabaga nubwo ntari nzi kubara cyane ku nyuma nashyize ubwenge kugiye imyaka 16 buri umwana aba afite ubwenge
ni 200,000 bamuhaga bya kera yego kandi ubwo papa yabaga agurishije inzu ingana nka kiliziya. Papa ntabwo yari umuntu ubaka utuzu duto tumeze nk'utuwarete, yari umuntu ukunda kuba yubakaga amazu ariko yacumbikiraga n'abantu bo hirya no hino n'abakoze mu rugo babuze akazi. Impamvu rero muzehe wanjye atakundaga umwana gukora akazi ko mu rugo nuko yajyaga aza yasinze yagera ku muhanda akasanga abakozi bo mu rugo babirukanye. None akababaza ngo none se ngo kubera iki mwicaye hano, kandi habaga ari nka saa 7 z'ijoro cyangwa saa 8. None muzehe agahora abona ubwo buzima abantu babamo, abakobwa babamo, akavuga ngo umwana wanjye ntiyagire umwana wanjye uzakora kano kazi. Ariko kubera ngiye nagiye kugakora papa tubimuhishe ngera mama tubyumvikanaho, ndavuga ni umuntu dusengana, ni umupasiteri, ariko nyine ubwo narahageze ntibyagenda neza, mu mama mfata nabi. Ariko nyuma ye naje kuhava, ubwo nimbisobanura cyane ukuntu narwaye mama akaza kwa nkora hari igikondo niho natangiriye nkora nduba byaba birebire. Kandi ashaka kuvuga nsa nkaho nyarutsa kugira ngo ibyo nshaka kuvuga birangire. Yego. Ubwo mama yaje kwa nkora narwaye nagiye kwivuriza kwa Nyiranuma meze nabi cyane, afata yakoka narayibuze narabuze uyingurira kandi ariyo nshaka. Mama aramubwira ngo si ugira ibyago agapfune kubwira papa yo ngukine, naramuhishe ko naka kazi yaje kugakora, ko nambwiye ko abi kwa papa na mami Kanombe kandi ari hano igikondo muri kano kazi yagira ngo anyifashirize. Kubera iki watumye aremba gutya, nibiri yo mpamagara nkamurwaza mu bushobozi bwanjye ariko ntutuma mera gutya. Ubwo rero ibyo byararangiye, ngewe ubwo igihe cyarageze nkomeza gukora abantu batandukanye, nkakora abantu b'abarokore, nkakorera abadasenga, nkakorera, ariko mu bantu nakoreye bose babaho ntabwo nigeze nkora abisilamu. Nibo bantu ntarakorera kuva nakora aka kazi. Oya, nakoraga abasengera mu zindi nsengero zitandukanye mu yandi matora atandukanye, ariko abisilamu hoya. Yego. Ubwo rero ngewe ikintu nshaka kuvuga cyane cyane, utarajya ku cyo ushaka kuvuga, ukinjira mu kazi bwa mbere wari ufite imyaka 16, winjira mu kazi ko mu rugo, niko watubwiye. Icyo gihe ufite imyaka 16 winjiye mu kazi ko mu rugo muri za 80 na kangahe? 87 ndumva ariho na 5. 87. Urumva imyaka 38 ahubwo irashize ukora akazi ko mu rugo. Ishobora kubirimo. Yego. Icyo gihe ubwo urumva ukinjemo wari umwana wo mu bakire, ariko ubukene bwabateye. Wagiye kugakora wishimiye, wumvaga umeze gute muri wowe? Warabyakiriye? Nge numvaga umuntu ambwiye neza akanetesha nkuko mama yaduteteshaga, numvaga namukorera. Kandi akamemba ntantuke ariko akamemba, kandi nashaka kujya kureba mama na barumuna bajya akabyemera. Ibyo nibyo ngendo, kandi ikindi ngendo umuntu utinya inzara. Numvaga unyicishije inzara nta gukorera, kandi wanyambura singukorere, kuko ukwezi kwajyaga gushira natangiye gupanga kuzagura nka papa matora. Yego. Ntarayafata nkapanga kugurira abarumuna banjye imyenda y'ishuri, kutarashira nkaba napanze kugura amasafuriya wenda, mbese ngiye ukwezi kwajyaga gushira namaze gupanga ikintu ngomba gukora. Ngira ngo niyo mpamvu nakagumyemo nkasaziramo, kubera gukomeza gutekerereza mu rugo cyane. Sinakundaga umwana utiga, sinakundaga kubona mama yambaye ubusa, sinakundaga papa nta rukweta afite wenda agiye nka papa ntarwo yaguraga kubera inzoga, ntarwo yaguraga. Byaje kuba bibi cyane. Byaje kuba bibi uko ngenda nkura, niko abakoresha banjye batangiye kuzajya bansuzugura. Gute? Akansuzugura, mbese ukabona ko amfata nk'umuntu ushobora kubamerera nk'imvi, cyangwa akamfata nk'umuntu kazananira, nyine nkavuga nti noneho birananiye ndatashye. Mbese nkabona kuko ngiye iyo nkorera umuntu mukorera neza, mukora neza akishima. Abana bose nareza benshi bari Canada. Yego. Abandi ngiye nta mwana wanyuze mu maboko nareze n'umwe utaranje masters. Natekereje ko Imana ahari yatumye ngira umutwe mwiza ku bana nareze. Uwashoboye kunca mu maboko wese afite akazi gakomeye. Yego. Ariko ikintu kijya kimbaza nuko mbamagana n'abari muri Canada nka wese mwamfashije ko nkiri wa wundi nkashaka ikintu nakora, nkabona ntabwo aho kwitaye, nkabona nta muntu nyitayeho, kandi nabareze neza mbaha uburere. Ndibuka abana bari muri Canada mama wabo yajyaga ambwira ngo kuko yigishaga no muri ndatekereza no Kimironko hari university hari sinzi uko yitwa, ariko ndatekereza murakoraga niho yigishaga. Yari umumama udafite umutware,
umutware we ngo yari yaragiye i Burayi. yego nawe aragenda agumayo nyine niko nabyumvaga. ubwo rero ngewe nkababwira ntese ko mbona mufashe umuntu naje nsimbura iwanyu aho nahakoze. mfite umukobwa mperutse gushyingira afite imyaka 25. ubwo natangiye kuhakorera umukobwa wanjye afite imyaka 5. nabona bakoreye imyaka 7. ubwo rero bagafasha uwo mukecuru naje nsimbura we bakamuha nk'ibintu bishoboka. bo bateruye na salo yose yo mu nzu baramuhereza n'amateleviziyo n'ibiki irwarize twebwe turagiye. ariko njye bajya kunsezerera nyine navuze ngo umugisha w'umuntu ujya gushaka. nanjye yego mama yampaye ku bintu bike yari afite ariko nta kuko n'uwo mukecuru we bari bamaranye igihe. yego niko jenoside yabaye abakorera. yego we rero bamuha ibyo batunze byose barigendera. ariko ngiye bampaye ibintu bitarengeje nk'agaciro k'ibihumbi nk'ijana iyo mbiteza ntabwo byari kuvamo n'ijana. oya ntacyo nese ko gutanga byo ko ari umuntu atanga uko ashaka. yego tangwa nabwo naramushimiye. ubwo rero ahantu nakoraga ngo mvuye vuba ngaha ubu natangiye icyumweru cya 2 mavuye. ubwo usezeye akazi ko mu rugo? ubu ni ukuvuga ngo mu mutima wanjye nasezeye akazi ko mu rugo nyuma y'imyaka 38. wagasezeye ku itariki zingahe kugira ngo umuntu abyumve neza kuko wamamagara kumbwira kuri mu kazi utabasha kuza ngo dukore ikiganiro? urabizi inshuro nakubeshye ni nyinshi ndetse hari n'igihe mpamagaye naraye mvuye mu rugo umpamagara ndimo gukoropa imbere ya salo ndahubwa ni wapi ntubona agasubiyemo. yego ubu ntago byakunda. ni ukuvuga ntabwo nibwo itariki ariko iki cyumweru natangiye ni icya 2. ni icya 2 ndi mu rugo. birumvikana wasezeye muri kuno kwezi ngira ngo ni muri kuno kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2025 kugira ngo abantu byumve neza. bivuze ngo watangiye akazi mu 1987 ugasoza mu mwaka wa 2025 ukora akazi ko mu rugo. amafaranga make wahembwe nangahe? amafaranga menshi wahembwe nangahe? ayo nakoreye menshi nahembwe naya 60 nyine mwavuyemo nkorera. ayo wakoreraga uyu ntago nigeze ndenza aya mafaranga 60. ubundi najyaga munsi yaya ngaye. amake wakoreye nangahe? nkigatangira kugakora ko nyitangira gukora n'ibihumbi 4 narabikoreye muri za 87. wakoreraga 4,000. ntabwo yari make cyane ubwo nyine icyo gihe ariko nabonaga mfitiye akamaro kubera ko nk'ikintu ngura ibihumbi 40 ubu ngubu icyo gihe nakiguraga 3,000. yego birumvikana. ni izihe ngorane zidasanzwe muri iyo myaka hafi 40 ukora akazi ko mu rugo wahuriyemo nazo mama Rebecca? aka kazi rero ntago abantu bose bakoresha kimwe. nk'ubu mu myaka 7 nari maze reka mpere hano hino kuri uyu nguyu tumaranye imyaka 7 kuko nsubiye inyuma cyane natinda. uyu nguyu nakoreraga ntago yigeza mpurushya rwo kujya gusenga kandi ngiye nsengera muri ADPR. ikindi cyambabazaga cyane mu mutima umwana wanjye yabyaye natangiye kugira ubu mfite abuzukuru 3. Felicitation. umukobwa wanjye naramushingiye byaye 2. umuhungu nawe ari we furange we afite umwana utararenza amezi 9. we yashaka abakobwa bashaka mbere. umukobwa areje secondaire bitamushingira. yari yatsinze agiye kwiga muri university. ndareba nsanga yamavuta ntabanye yiga secondaire mbona noneho hari binazanye kabinarenze yamavuta yagombaga kwisiga. ahubwo hari akantu narinsize inyuma gatoya. uyu mugabo wamushatse yajyaga ajya kumugura amavuta yo kwisiga akamugura twatuvuta tw'abakene tugura 5. noneho akamubaza ngo ariko aya naya gasaza kaye kuko najya mbona ugura yawe kandi ntago nari nzi ko ari uzambera umukwe. none akamubwira ngo ngiye rero buri uko mama areshya nanjye niko ngenda bitewe n'urwego mama arimo. ngo none se ngiye ntago ndakishijwe ntago najya kuyakura mu bagabo. ngiye mfite umwana Imana yampaye umukobwa umwe ariko umukobwa mbereye umugisha. na nuba ahantu hose ngenda rwose niyo ndi mu rusengero ndavuga ni Imana izankomereza umwana ikomeze n'abarimo kumukomokaho. mbese umukobwa wanjye ndamwishima Imana yamumpaye ari umwe ariko akubera umugisha. ambera umugisha. yumva se. yego ubwo rero bibaho ngaho nyine umukobwa ari mu rugo rwe umuhungu nawe ari iwe. ubwo abo nta kiba kimbako nkaba ngira umwana mutoya uri mu myaka nka 15.
yakomeje kubura ubwenge bwo mu ishuri nyine, ariko nkaba mbona hari ibyo ashoboye kuba yakora nubwo atakwiga ibi byo mu ishuri. Yego. Hari ibintu iyo yicaye hari ukuntu acukura nk'umuyoboro w'amazi agashaka insinga zikora akazishyiramo, ubundi ukabona yisitaye ibintu hejuru, amatara ukabona atangiye kwaka utazi uburyo arimo kubikora. Afite imyaka 15. Imyuga ngiro nayo none nkabona nibyo bimurimo mu maboko mu maraso kurenza kwicara ku ntebe y'ishuri ngo arigana n'abana. Ubu yigana n'abana bato, yarambwiye ngo natsinda kuri cya leta akatsindwa ntabwo azasubiramo, ngo abona ari umusaza mu bana. Yego, birumvikana. Ariko nkabona mfite ubushobozi njye nahita mushyira mu myuga akiga, kandi akagira n'icyo yakwimarira. Uzabona rwose. Mbwira, nakubazaga nk'ikintu gikomeye navuga ngo wakuriyemo nacyo. Hari ukuntu tujya tuganira n'abantu bakora akazi ko mu rugo bakakubwira bati, cyane cyane wenda abakobwa abagore bakora ku kazi ko mu rugo, bati hari uburyo nyine nka sobuja akwenderanya rimwe rimwe ndashaka icyo utifuza. Njyewe rero ntabwo byigeze kubaho, ntekereza ko ari Imana yabikoze. Akenshi njye nakunze gukora abamama batagira abagabo. Abamama batagira abagabo, mbese akaba nk'abaye umugabo mu rugo, njye nkahinduka nk'umugore ahubwo mu rugo. Yego. Kuko namumenyeraga byose, ntiyagire ikintu cye na kimwe cyangirika. Ntago nakunze gukorera abamama bafite abagabo, ni gakeya. Njye najyaga kubona nkisanga ku mumama wenda ufite nk'umugabo nk'iyo hanze, ariko wenda akaza nka rimwe mu myaka 2, rimwe mu mwaka, nuko nagiye nkora. Yego. Cyangwa nkakora abamama bafite twari b'abasirikare, nabo bakunda kuba mu kazi cyane, batagera mu rugo cyane. Ubwo rero nuko nagiye nkora, ngira ngo niyo mpamvu nabo bandekaga nkaguma aho ngaho, ariko nkabona uburenganzira bwanjye butubahirizwa nk'uko bikwiriye. Butubahirizwa gute? Sibyo wenda mbese nk'ubu ngubu nkaba navuga ngo nganire nk'umuntu w'umuturanyi wenda duturanye, ibyo ni akenshi abantu badukoresha ntabwo babikunda. Yego. Ni ukuvuga ngo niba ujyanye umwana ku ishuri ukagaruka mu rugo, nyine injira mu gipangu ukomeza akazi, mbese ukabona usa nkaho umuntu yagufasha akagupfundikira nko mu kintu akakubwira ngo igumiraho, mbese ukimera nk'irobo nyine yibera aho ngaho. Igihe cyarageze rero nshyira ubwenge kugiye kubera nuko imyaka igenda yicuma, ndavuga nti ariko rero ubuzima ndimo ntabwo ari bwiza. Mama wanjye ni umuntu ukeneye kuhagirwa, abo bana baza bampungiraho barumuna wanjye bashwanye n'abagabo, ni njye baza bareba kuko ari njye gukwiye kuba ndi mu rugo. Ubu njyewe ni wowe mukuru se mu bana? Mfite musaza wanjye mukuru, ariko nakubwiye ko mukuru wanjye w'imfura yitabye Imana ari we wakoraga nk'aka kazi. Cyane. Yego. Ubwo rero nyine nararebye nsanga, ndavuga ntese ko nzi ko Imana ikorera mu bantu benshi. Ubu mama we ko yiseze ko ejo ndi kwashobora no kwitaba Imana. Ubu nkanjye n'aba bana mbona baza bangana nka nyina wabo mukuru, ubu bazajya bansanga mu icumbi. Mbese numva ni ikintu ntekerejeho nkibazaho, hagifatika ufite. ndavuga ntese none n'akazi nakuragamo yandi makeya ntabwo ndimo kugakora narakaretse, ariko nabibwiye n'Imana yo mu ijuru ko nakaretse. Kandi ko Imana yarabyumvise ko nakaretse, kuko iyo ukorera umuntu ukuze ukageza kubwira ngo uranyezuka, cyangwa akakubwira ngo usigaye ufite impumuro nk'iy'abakecuru. Nakubwiye ko twavuye mama yadutoje isuku tukiri bato. Yego. Twe turi abantu bari smart. N'uwitwa ngo ari mu cyaro ntago wamenya ko atuye mu cyaro, ntago wamenya ko ahinga. Dufite kagasanira ko k'inyamirambo nyine. Ubwo rero icyo gihe umuntu atangiye nko kukubwira nk'amagambo nk'ayo, ubwo nayavuganye n'umukobwa arambwira ati rero mama reka nkubwire, ati ndumva wasezera ukaza ukabanza ukagarama nk'ibyumweru ugashyira ubwenge ku gihe, ugasenga Imana ikakwereka icyo ugomba gukora. Kuko nanjye kuba nzi ko mfite umugabo ukubaha, kandi nanjye nkakubaha ndi umukobwa wawe, kandi ukambwira nk'amagambo asa gutyo ugenda uhura nayo, yego, ngenda ushaho kubabara. Ka bimwe nabigana n'umugabo wanjye, ibyangombwa nabivugana n'umugabo nawe akababara. Ndavuga ni wa mugano kugira ngo nkomeze nsuzugurike imbere y'umukwe wanjye, reka mbihagarike, Imana yo mu ijuru izaca izindi nzira. Umuntu ukubwiye gutyo amagambo nk'aya ngayo agukomeretsa, nguraniye ugira ute? Ahita ari mukoresheje ntibuka.
nyine gukora nk'ikintu akakubwira ngo kora vuba winyezuka niba wasubize inyuma wareba imyaka ufite n'abuzukuru utangiye kugira ukumva mu mutima urababaye kandi umuntu wikubwira aba ari umwana ungana n'abawe oya aba ari mabuja ahubwo mabuja ndavuga ngo nyokobuja ntabwo aba akuze cyane ubu muruta ngiye mba muruta benshi nagiye nanabakorera nanabaruta unabaruta nk'ibyo ngibyo babikubwiye umva umeze gute koko va mu mutima wawe ngewe mu mutima wanjye numva ntangiye gusenga Imana nkabwira Imana ngo Mana nk'uko urinda umuntu akaba agihumeka abandi wenda batambuka witwa ko atagize icyo nk'ubu uyu mubyara ngira ngo witabye Imana ni umuntu wari ugezweho cyane ni umusore wari ugezweho mubyara wawe yari afite akazi ariko aratambutse kandi mu buryo budutunguye kandi none atambutse mu buryo bibamusanga mu muhanda ariho yapfiriye ariko nkanjye nkabwira Imana ngo kuba ukindinze ngewe uri mu rwego nk'uru nguru umutima wanjye uhamanya nawe ko uzankorana n'ibikomeye ubwo rero nkakomeza kugera kuri icyo cyizere cyo kwizera Imana no gusenga umutima wawe uvuze ngo warababaye cyane ubabarizwa muri kano kazi ko mu ejo ubundi nawe zanganira hari umudamu umusaza wanjye nkurikira tunza kina filime twese tuvugana nyine tuvuga ibyago duhuye nabyo arambwira ati ngenda ababaye cyane ndamubwira ariko ngiye amarira burangiye yaranakamye kubera guhura n'ibikomere byinshi umutima umuntu akaba yakubwira ikintu wenda na mama watigeze kubwira mu buzima bwe mama wanjye arinza agira imyaka 80 ntarumva igitutsi mu kanwa ke ntago murengera ngo nuko ari mama kandi na papa nuko bari abantu badutetesha cyane bakadushyira hamwe nubwo muzehe yabaga yasinze yarazaga agatembana isukari n'umugati nyine atangiye amafaranga atangiye kugabanuka ariko akabazi ko isuka icyo gihe kera amata yanga yifu yaguraga amafaranga make papa gatembana amata n'isukari n'umugati yabaga azi ko noneho ngiye nakundaga kuba amaso abandi basinziriye ngiye nkabanza nkanayiryaho mbere kandi niyisigaye tukayisangira n'abandi mu gitondo ariko ngiye nari nzi ko papa hazira hose haba saa 7 haba saa 8 ngomba kurya umugati nkazinduka kare nteka cya cyayi cy'amata kurya rumuna banjye mbabesheje cya cyayi imigati myinshi nana yiririye papa kabanga igikobwa cyanjye ngo uba wankinguriye mwana wanjye ngo ujye none twagendeye muri icyo Kigali cyo gukundwa no guteteshwa gutyo bitujye mutwe n'umuntu yatubwira ikintu kitari seriye bikadukomeretsa cyane ubwo rongewe nkaba nanisabira abitwa ngo nibaramu banjye batunze barumuna banjye rwose nibagerageze gufata barumuna banjye neza ubu nuko wambwiye ko iby'amafoto bitazama ariko nagira ngo dusanisha rumuna banjye bakira abakobwa ingano bari bafite n'ukuntu bari mu ngo zabo ukuntu bangana ngira ngo ufite ibiro byinshi ntafite 40 ibyo byihore n'ubuzima bwabo bwite bihorere yego nge ndivugira ku bindi nabo nibabikenera bazakushake muganire yego ibyo byihorere none mbwira waje gushaka umugabo naramushatse akazi ko mu rugo naramushatse uwa mbere jenoside muhitana tumaranye umwaka Paul uwo muhungu wanjye bafite imyaka ngira ngo ni 30 ngira ngo ni nka 32 ahari yego niwe mwabyaranye uwo mwana ariko nyuma ye nashatse undi mugabo urumva ko uretse gutambuka urumva ko ikomere byawe nyine ari byinshi ugize gutyo ushaka umugabo kandi ankunze cyane yego washatse umugabo gute kandi ukora ku kazi ko mu rugo birashoboka nawe hari ahantu yakoraga hafi yanjye hari umugabo akazi ko mu rugo se oya we hari ahantu yararaga izamu hafi yanjye none umuntu nakoreraga icyo gihe ubwo twamenyanye muri za 90 uwo mugabo akazageza kugura utuntu aho nakoraga kugira ngo anyirebere nubwo yabaga babifite uwo mugabo amutumye nyiri rugo yarazagaga kugira ngo anyirebere nyuma ndamugana ku bundi kunyikundira twibanira umvane no muri kano kazi yego hashize igihe rero gitoya jenoside ibaye nyine mba ndamubuze cyabaye igikomere kingana gute twari tumaranye umwaka umwe yabanje kuntera inda njyayo mfite umwana w'amezi 4 yego ariko nyine turabana nkunda nta kibazo mubura muri ubwo buryo icyo gihe wakoraga hehe nakoraga Kabeza nabwo akazi ko mu rugo cyabaye igikomere kingana gute se mama kuko nabonaga papa kiriho na mama
nabifashe gutyo nyine ndagenda nsanga n'ibyo twe dutunze baransahuye nyine hasigayemo igitanda n'akameza gusa kabaga imbere y'igitanda ubwo ibyo ndabisimbuka papa aravuga ngo mwana wanjye narakubyaye guma hano yego ubushatse undi mugabo hatarashira imyaka 3 hashize imyaka 3 mba nshatse mbonye undi umusore utaranabyara arambwira narakwikuriye nubwo ufite umwana ariko ngiye naragukunze turabana rero nawe arambwira ngo barimo kutubwira ngo tujye gushaka amarangamuntu iwacu iwabo hari Butare uwo wa mbere iwabo hari ku Kibuye undi we hari Butare noneho ajya gushaka irangamuntu agezeyo nawe agenda agiye mfite uruhinja rw'amezi 4 agenda agiye gute yaragenda mubura kandi nari ntaragera i Butare yarabanje aragenda aragaruka arambwira ati rero ndarebye nsanga ku murenge badakora gahunda yo ku murenge ari mu minsi imbere kambe nkorera amafaranga uticwa n'inzara ufite uruhinja noneho nge nzasubira mitira ku murenge bampiranga muntu ngiye mita ntega ngaruka na mama sinzamwiyereka kubera ko ubushize namubwiye ko nashatse mfite n'umwana ubwo rero nyine nawe yagiye umuhungu twabya yansigiye afite amezi 4 uba afite imyaka 28 uravuga ngo yaragiye nyine yagiye kurabiranga muntu mubura umwana afite amezi 4 mwabyanye umwana w'umuhungu nawe n'uwa mbere yari umuhungu ndetse ntabwo wabajije ngo umugabo wanjye yagiye he nari kubaza nde twarabaniye gutya mu mujyi ko nari ntaragera iwabo kwa kundi umukobwa n'umuhungu bahura mu mujyi bakabana nari ntaragiye iwabo ukeka ko yapfuye se nkeka ko yapfuye akushobora no kuba akiriho ntabwo nabihamya kuko iwacu yari ahazi yagomba kuba yaragarutse akandeba birashoboka ko yagize ikibazo akarwara iyo ngiyo agapfa mu myaka 28 gashira utarabona umuntu kandi umuhungu afite imyaka 28 hako numva ari gikomere kindi ntuzi umuntu niba yarapfuye cyangwa ariho nabifashe ko yapfuye nabwo ndarekera papa arambwira ngo guma hano papa yahise ambwira ngo va muri iyo nzu uzane n'ibyo mwari mufite mu nzu byose ugaruke mu rugo nyuma y'igihe kingana iki utamubona hari hashize amezi 2 nyirinza nkura mu nzu ye yego papa arambwira ngo garuke iwanjye nta namwe ne wabo numwe waroze ubona hari umwe bari baturanye iyo ngiyo waba ariko nawe mbona yise mubura kubera ko nyine ubwo mwene we yaragiye arahera nawe asa nk'uncitseho sinakomeza kumubona ngo mubaze amakuru y'umugabo wanjye ntiyanakubwiraga ngo komoka mu kahe karere k'Ibutare ngo yakomokaga mu karere ka Nyanza niko yajyaga ambwira ngo mu mujyi yambwiraga ko batuye mu mujyi Butare ariko ngo ahitwa Nyanza ya Butare ntabwo yagiye kubwira amazina y'ababyeyi be kugira ngo ujye no kurangisha yari afite mama we ariko nari ntaramubaza uko yitwa nari ntaramenya amazina ya mabo kuko ayariyo nyuma se waje kujyayo uza kubaririza muri iyi myaka ntabwo nari kujyayo ntahazi n'ubu ngo ntabwo urajyayo ngiye narareke ndatuza ngiye nkomeza kwirebera umwana wanjye umwana ubu ntabwo se urumva amaze kugira imyaka ni umusore afite n'ubwanwa ahubwo ni umugabo ntabwo ajya kubaza ngo waretse tukajya i Nyanza kureba umuryango wacu harabimbaza nkabura icyo yamubwira ndamubwira ngo ndeba ngewe papa we yitwaga gute se twamwitaga Yohana ariko nabonaga nawe akunda kumwita John kari agasore karekare k'agakara katabyibuha nyine nanjye kuvuga irindi zina kugira ngo wenda niba twumva cyangwa umuntu waba kumva azamenye mu bafitiye umwana wanjye yambajije ngo ariko nta n'akantu ko kwa papa ngo nta umuntu twabona n'umwe twabaza ngo menye nibura nuko hari umuryango kwa papa warokotse twisungane ndamugani ndeba ngiye urebe n'abakomoka iwacu kwa iwacu none se kuki ubudashaka ko amenya umuryango kwa nta kundi nabigenza nta nzira nacamo ngo menye aho ise yaratuye cyane niba hari umuryango ariko nawe ntabwo wigeze ubigiramo uruhare kugira ngo umenye ibya famiye ye ariko nabikubwiye ko ari uko nakomeje kuguma cyane mu ngo z'abakire ibyo byose niyo mpamvu bya n'ubu kubu mbona hano nuko ndi imbere ya mama ubu yego yitwaga John Rindi narindi narinzi nta wari uzi izina rye rimwe numvaga yitwaga Yohane rega buri ibintu byose buri abantu banyuze nko mu rukiko basezanye buriya niho ibintu byinshi bimenyeraho kuko babaza n'amazina yose mwamanye igihe kingana iki nawe twari tumaranye umwaka uzi izina rye rimwe
uratubeshye ntabwo mbeshye ese ntiwabonaga n'iranga none se naba ntashaka kugira ngo umwana wanjye azamenye aho akomoka ntiwabonaga n'irangamuntu ye irangamuntu ye narayibona irangamuntu niyo yari yagiye kuzana niyo yari yagiye gushaka kuko jenoside ikirangira baravuze ngo umuntu wese ajye kwivuka ariho ajya gukora ibyangombwa amarangamuntu njye rero nayifatiye mu mujyi kuko njye niho navukiye abantu bafatiraga ngo aho wavukiye niryo tegeko ryari ryagiyeho n'ubwo buryo rero yagiyemo ngahe nguko bibaho hajya umuntu ubana n'umuntu wenda adafite irindi zina byo bibaho cyangwa se wenda utarigeze ukurikirana ngo uvuge ngo yitwa runaka ariko numva bisa naho bicanganye mu kuntu nabo babiri nyine mwashakanye ariko uyu mukobwa we nakubwiye ngira umwe papa we arahari ariko afite undi mudamu ariko papa we nawe yamubonye ari uko dukoze ubukwe ukoze ubukwe nande nabwo nuko natumiye abantu nakoreye hano Irembera ku Giporoso barambwira ngo twe tuzi nomero za papa wa Kevin kuko urumva niho natwariye indaye bagombaga kumfasha rero watwarinda mu kazi ko mu rugo yego baragiye bampa nomero ze babwira Kevin ko azajya kubara ko Kevin yaransuraga mbakorera yajyaga aho ngaho makora nyine yego ubwo rero Kevin nibwo yahise Kevin bahise bamuyobora kwa se ngo tuyigahanga njye sindanagera njye navye ni siko genda umurebe ngewe se nampamagara bishaka wenda ngo njyane nawe tuzagenda ariko ni wowe yabyaye we yari umumotari yego ariko icyo gihe tubyarana ntago yari umumotari ubu nibwo ubu kuva hashize imyaka myinshi ari umumotari numva bavuga ngo afite ngo na restaurant ngo aranacuruza yego nibwo nawe waramubyaye papa ubwo Kevin nawe yamubonye amushyira invitation yaramuherukaga afite imyaka 5 nabwo twahuriye kwa aho nakoraga aravuga ngo ni wa mukobwa wanjye se wanganye gutya ndavuga ngo yego arambwira ngo mumenda ntago bishoboka arakubwira ngo ni mumuha mujyane ndamwani ntago bishoboka papa se ngeze mu rugo akambaza umwana wamusize namubwira ngo iki kandi papa yaradukundaga yego subwo wenda wa mugani umugabo ugenda agatabana gutyo cyangwa umwana akagaruka akakubwira ngo umumpe utumva umeze noneho rero umumama yashatse nawe babyaranye umukobwa umwe aza ari fotokopi y'umukobwa wanjye basi ku buryo nyirakuru w'umukobwa wanjye yaramubonye avuga ngo ntimwirirwe mujya kure uyu mwana ni uwacu tugiye gusura nyogokuru we nyine twari twabisabye papa we kugira ngo duhure na nyogokuru we icyo gihe nuko umukobwa yakunze papa we yaramukunze n'ubu aramukunda ahubwo papa we kubera ko yamaze igihe kinini atamurera ubu ubona we bitamurimo neza ubona ngira ngo naranamwinginze ngo dufatanye ko dushoye tunamuhemba babyaye kabiri umukobwa wanjye ese waje tugahemba umwana n'ubu ntago turamuhemba Kevin akambira ngo mama ngo byihore ngo umugabo wanjye azajya amemba ngo kandi nawe iyo nabyaye ungurira igitenge mu bushobozi ufite yego tukabihwanyirizamo ubwo urumva ugira n'ibikomere mu bintu by'urukundo byo byagushigishe gute njyewe nakomeje kumva nkunze abana banjye mbona ari nkaryo dolari naba mfite nabona umugabo wese aho ari nkatekereza ko nawe ameze nka wa wundi wankoreye bya bindi bitari byiza yego ubwo ufite abana bangahe mfite abana 4 kwa papa 4 ariko bose ntago bahuje ba papa ariko nyiri ubwo naba papa 4 yego ariko n'uwo muto mfite nakubwiye ushobora kujya mu myuga akabishobora ubishaka nawe papa we abimusanze mu Ruhengeri yego wese ubwo nawe yankwepye agira ngo ntago namenye ko nabisobanurira nawe se mwabana nyine ngewe nari hafi kubyara na mugenzi wanjye yakoraga hirya yanjye nawe ari hafi kubyarana nawe noneho rero agira ubwoba yabateye inda muri babiri turi babiri ariko njye natanze uwo mugenzi wanjye kubyara noneho niba yaragize ubwoba akavuga ati uyu mugore wanjye azaba ngo twarasezeranye imbere y'amategeko ngira ngo nawe yahise agenda duko yari umucuruzi afite boutique yari Sonatube agenda duhungarira turamubura ariko mushiki we twari duturanye mushiki we twamwitaga mama Dusenge afite umugabo witwa Bizimana mushiki w'uwo mucuruzi w'abateye uwo mugabo wanjye twabyanye umwana mutoya yego ndamubwira nti wambabariye ukazanjyana kwa
mabukwe ko numva abantu bambwira ngo mufite ibintu ngo ntabwo muri abakene bakazajya bagira ikintu bamfasha kuri uyu mwana akaziga ngere ibyanjye mba mbigusha mu kwiga nge nkunda umwana ujya ku ishuri birumvikana kuko nzi ko n'uyu mubyeyi agenda bakubwira bitabye Imana yarize cyane ubwo rero nyine agakomeza akavuga none se ngaho mwahuriye na musaza wanjye ngo ndahaza ubwo nabyo mpita mushyira mu bandi bandi ndavuga ubwo nawe nzamurera nk'uko nareze abandi ubwo nkomeza gukwamira muri ka kazi mvuga ngo ngewe cyo mpfa nuko menya ngo nabishyireho baryama icyo ngomba kumenya nuko bariye ariko aho ibintu bigeze anga amafaranga dukorera ntabwo ahaza abantu ngo yishyure n'inzu umuntu abamo yego ntabwo bishoboka hari wenda ikintu njya mbona wenda nko ku bakozi bo mu rugo sinzi wenda ndakikubaza kuko umazemo imyaka hafi 40 ugakora wakabyarimo wagashakiyemo ubuzima byose usanga abakozi bo mu rugo kenshi batajya bagira ubuzima bufashe bwo gushinga urugo ugasanga uyu munsi abyariye mu rugo byari wa kabiri gutyo wenda ndumva ari nkabyo byakubayeho nubwo wowe bigiye bitandukanye ko nayo nibyo byakubayeho mu byumvikana nyine kubera nakubwiye ko umukozi wo mu rugo akenshi ntabwo yemererwa gusohoka kandi burya umukobwa abona fiance kubera ko yasohotse ushobora kubona umukobwa akunyuze ahantu kuri boutique ucuruza ukamukunda cyangwa ukakubona uri ahantu runaka ukamukunda ukavuga ariko wampaye nomero tukazavugana buriya rero iyo bamaze kugufungira mu gipangu cyabo n'umuturanyi rero kuko ufungura igipangu yinjira ntabwo hari benshi cyane nziba bari mu myaka 45 bakiri abakobwa yego bakiri abakobwa kubera kubafungira aho hantu nyine gutyo nese wenda kubyarana n'abagabo wenda wowe wabyaranye n'abagabo 4 batandukanye ntabwo byo byakubereye ikintu kiremereye wigira gutekereza ko ibyo bintu wenda byaho kuko kubera ko twabaga twakundanye ariko ngiye nabona ibirimo kumbaho nkatekereza ngo wenda Imana yashimye ko ntunga abana ariko papa wabo ntabatunga burya iyo umuntu asenga niba navuga ngo ni ugusenga cyane ngo ni ukwizera Imana cyane ni ubugoryi ntabwo namenya agategura nabishyiramo buriya usenga hari ibintu byinshi ushobora kwima amatwi n'amaso kandi wenda abandi bakabona ko ari nk'ikizira ku muntu akuka avuga ngo Mana mfasha ahubwo ujye mu bushobozi mbarere bace mu ishuri barye bo kwiba base neza bambare wowe uko ubufite intebe ujya umwana haciye hose nk'ubu ngewe ngira abahungu bamenye kwifata neza cyane mu bukene kandi n'abantu bace umuhungu wanjye w'imfura nkubwiye inzu yabyariyemo ngewe nagiye kumusura yabyaye aranyimukira aryama muri salo nagashamburete yishyura 30,000 ngewe aranyimukira aryamana n'umugore we n'uruhinja waryama muri salo none imvura iragwa ntekezwa undi bwongere gutuma umwana wanjye aryama akumbagurika kandi abyuka ajya gushakisha numva nabyo ni ikindi gikomere imvura naremeye nyigendamo ndavuga ngo wenda nugame mu gasozi ariko ntaga ngira abana bankunda cyane ariko bafite ubushobozi buke Imana igufashe tubona abantu bagufasha kuri kino kiganiro inkuru yanjye ni ukuri ubeho urumva ko utigeze ugira ubuzima bufatika kuvaho nyine ubukene butangiye kwinjira mu muryango wanyu kwa papa na mama ukomere kandi umuntu uri kutwumva muri kano kanya agira ikintu agufasha ariko nibura ufite abana bakundanye barakundana cyane yego ku buryo kuvuga ngo ntibahuje papa nta nubwo bajya banabitekereza bahari kuko n'uwo mutoya mfite umushiki we yararongwa ataramara n'icyumweru mu rugo rwe ahita amunyaka ngo mama ngo reka mugufashe yego urumva ni ikintu gikomeye cyane umuri kutwumva muri kano kanya afashe uyu mama Rebecca Mujamariya kugira ngo ubuzima bukomeze yavuye mu kazi ko mu rugo nta umva kubera agasuzuguro k'ibyo ahuramo nabyo n'ibindi bitandukanye ariko n'umuri kutwumva muri kano kanya yakoreye akazi ko mu rugo uyu munsi ukaba ari ufite ubushobozi runaka uri umwana yareze nk'uko yabivuze abenshi barakomeye bize za masters bari mu bihugu bikomeye bari mu gukora akazi nubwo bamuha amadolari 200 nubwo 500 nubwo bamuha amadolari 1000 nayo yamuhera ni ukuri rwose nzi ko uyu mubyeyi uzamufasha sibyo mushakira igishoro abeho sirito none nk'abana yareze ibaza imyaka 40 mu kazi ko mu rugo
kwibaza icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. uyu mubyeyi rero tumufashe, niba uri kutwumva nawe hari uko Imana yagufashije yaguteye iteka, Rebeka mumufashe abeho, abone igishoro, abashe gufasha na wa mwana we wenda udafite ubushobozi, umubyeyi we uri mu myaka y'izabukuru, uyu munsi udafite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kubaho. Uyu munsi rero mama Rebeka azamufashe kubaho ndetse n'ubuzima bugenda neza. Urabukoze, ndabigushimiye ko iki kintu ukemeye kandi wemeye gufasha Rebeka. Rebeka, vuga nimero ya telefone yawe. Ni 0788 22 8 49 71. Yego, isomo rikomeye akuye muri ino myaka 40 hafi ukora akazi ko mu rugo ni irihe? Njyewe nababwiye ngo iyo umuntu ari umurokore cyane ahari sinzi ukuntu mu bwonko bwe buba bwarabaye, ariko hari abantu benshi twajyaga dukorana bagafata nk'abana nabi babamabuja nkabipfa nabo kubera kubabwira. Hari wigeze kusiga kurwa agiye mu Bushinwa, arambwira ati ndebera urugo, ariko uyu mukozi nge ntago azi ko we tuziranye kuva kera, uceceke, aragira ngo uri umuntu mushyashya hano muri uru rugo ubu ncungira abana. Akimara gutingira ngo yari ataragera no ku kibuga cy'indege Kanombe, umukobwa yahise ajya kugura imyenda mu mujyi, amafaranga yaramusigiye ngo azajya aguriramo abana amata. Ibaze uwo mukobwa twarayipfuye ndamwe nese aba bana bafande ntago bajya nywa mu karungi urugo ndugezemo igihe cy'imyaka nk'ine. Kuko nge imbere hari n'igihe nakoraga akazi ko kurwaza abantu kwa muganga, kuko na mama wa fande naramurwashije nawe hari ndamushuhuje. Yego, ubwo rero umukobwa turayipfa cyane mfata nabi, kuko nari mubwiye ntabana bafande ntago bajya nywa mu karo. Ngiye hano hantu magenzi igihe kinini, no ngenda nabimwinda mwe, ngiye hano magenzi igihe kinini. Ntago ari we wenyine, hari ahantu nagiye nkora ugasanga abakobwa ntago bafata abana neza nkuko bikwiriye, kandi mama bagiye ku kazi ngiye nkahitambika nkavuga nti ngiye nk'umuntu mukuru wabyaye ntago wakora bino bintu ngo ngiye mbyemere. Ni benshi mbarondoye ntago amasa ntago yabitwemerera. Hari benshi cyane uyu munsi navuga ngo mufite abana bafashwe nabi n'abakozi, ariko uyu munsi umugabo mubona umumama nk'uyu nguyu wivugira ko we yagiye ababera imfura. Ni ukuri, reka tumushimire, mumushimire biciye muri icyo kintu. Pardon. Nimero ya Rebeka yayivuze niyo ngiyo, mumureke tumufashe kandi tumufashe tubikwe ku mutima, azavuga ati inkuru yanjye nzi ko nayikuyeho umugisha. Mwakoze kuba nanjye mu kiganiro inkuru yanjye, nitwa Rwema Imbabazi Nahutana, ndi kumwe na Bahati Aimable. Mwakoze.